Charles Twahirwa speaker wa kanso ya Muramba nagira ngo bahurire ngo kanso ya district yahingwize kuhereza MP taka bo batari kucumanya nuko kugeraho kanso yaho naho bakanga insharamu ya district council. Twahirwa nagira ngo itaka tabarumuherize ahabo kuba Seruganda akashabita kanko muntu kansarazi n'abandi bashinzwe iby'itaka mu Gomborora ntibemera yuko turi ha Seruganda barabyanga na n'uyu munsi baracyabyanze kugeza igihe cyo national izaviri kazi katubwira icyo bashaka kumenyesha mu rwerere rwacu. Harriet Iraguha urukansara wa Gishozi Parish nagira ngo Seruganda karetwa higuru ne bahandikwe bikumuherezo bushoborozi bwo gukora sitakeri bitu bonka ba kansara tabar kwiciriza ne bya district council kugabita karyabo. Jewe igifashe ku ico cyo kuvuga ngo Seruganda wera kubaka institute ya muntu mu rwerere yacu twebwe ibyo twarabyanze kubera dufite imishinga myinshi yo twagize ngo tuzashara mu rwerere. Icambere dufite plan yo kugira ngo twera gushyiraho CD school. Martin Hakizimana political assistant wa MP Alex Seruganda ahaganise byo kugira ngo Seruganda naza kushashirita karyabo kurekana yenda kombekera mu abantu ishomero. Ikigendererwa cya Honorable Alex niyo nsaba Seruganda cyo kugira ngo irishuri rijeho rya tourism and hospitality nuko abantu bagaragaje icyifuzo cyuko bashaka kwiga ibi bintu bya tourism. Atuzaniye ishuri mu butaka ryo mu rwerere twe nk'abagore ba Gisozi abasomye n'abadasomye turaba dufitemo chance yo kuza kwigiramo. Ko sinzi ko waturuka ku district muje gukora project kandi ukidufasha ngo yitirirwe yawe. Abamo kwimo myishengeri itaka nbagira ngo kirujuro mbi obutegeki yahiyeho no gusha kugera uyu munsi ntacyo ikora iraho gutyo ahubwo iyo taka ndibaza nk'abo bantu bari gutera hejuru kitaka ryakozwe icyo gihe kibavuge akabona uyu munsi ritingiriza n'igihumbi umuturage utuye hano gasha kwa keta tuzarirwe.